Ubu ngubu tuvugana Diamond Platnumz na Zucu bamaze kwibaruka umwana wabo wa mbere. Mbere yuko mbabwira iyi nkuru banza ukande subscribe niba utarabikora, unakore like kuri iyi video. Ubundi mu mpera za Nyakanga 2026 inkuru ya Diamond Platnumz na Zucu yongeye kuvugisha benshi nyuma yuko bombi batangaje ko bategereje umwana wabo wa mbere. Ibi byaje bitunguranye kuko mbere yaho hari hamaze iminsi havugwa ko umubano wabo wombi utameze neza. Zucu yabanje gutangaza iyi nkuru ashyira hanze amafoto agaragaza ko atwite. Nyuma gato Diamond nawe yemeje ayo makuru ku mbuga nkoranyambaga, yandika amagambo agaragaza ibyishimo. Nyuma y'itangazo rya Zucu ko atwite, bombi bakoze ibirori bya baby shower. Ni ibirori byo kumenyekanisha igitsina cy'umwana. Muri ibyo birori batangaje ko bategereje umwana w'umukobwa. Ibintu byakurikiwe n'ubutumwa bwinshi bwo kubifuriza amahirwe. Nubwo ku mbuga nkoranyambaga hari hakomeje gukwirakwizwa ibihuha bivuga ko Zucu na Diamond batameranye neza, kandi icyo wamenya nuko Diamond Platnumz yahaye Zucu amafaranga angana n'amadolari miliyoni 30. Tuyashyize mu manyarwanda yaba ari muri miliyoni, mu mashiringi ni miliyoni 78 z'amashiringi ya Tanzania. Mu birori bya baby shower niho yamuhereye ayo mafaranga. Diamond Platnumz ku rubuga rwe rwa Instagram yagiye harandika ati: "Ikaze mu marayika mutoya, urakunzwe kurusha uko amagambo yabivuga." Ese mwebwe murabona Diamond Platnumz azakomezanya na Zucu ubuzima bwe bwose, cyangwa ni bya bindi bya Diamond byo gushaka umugore umwe agahita ashaka undi? Ese wowe urumva ushaka kuzashaka nk'abagore bangahe? Duhurire muri comment, kandi mwibuke no gukora subscribe tujye tubana no mu bindi biganiro.